ni ikiganiro kibumbatiye amakuru y'ubukungu, kiraguhuza n'inzobere n'abajyanama mu by'ubukungu ndetse n'ishoramari. Abafite za business nama, iyi niyo nzira imwe rukumbi yo kuguhuza n'abakiriya maze ishoramari ryawe rikaguka. Flash Business ni ikiganiro kibumbatiye amakuru y'ubukungu, kiraguhuza n'inzobere n'abajyanama mu by'ubukungu ndetse n'ishoramari. Abafite za business nama, iyi niyo nzira imwe rukumbi yo kuguhuza n'abakiriya maze ishoramari ryawe rikaguka. Tubashimire mwebwe wese mukomeje gukurikira gahunda ya Flash TV yabateguriye. Ni umwanya w'ikiganiro Flash Business. Mu kiganiro Flash Business mukigezwa nanjye Bergine Bizimana, ni buri wa kabiri kuva isaha 2:30 kugeza kwa kane isaha 3 z'umugoroba. Niyo mpamvu tubararikira mwebwe wese kujya mugikurikira. Twibutse ko mu kiganiro Flash Business tunyarukira ryo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, tureba ubukungu bw'u Rwanda bwifashe gute, buri kuva he, buri kwerekeza hehe. Muri urwo rwego kuri uyu munsi twasuye rwemeza mirimo akora ubuhinzi. Ese birashoboka ko umuhinzi n'umworozi yava hasi mu iterambere rye akagera aho agera? Siko bimeze. Uyu tugiye kuganira nawe ni rwemeza mirimo, ni umujene aracyari mu rubyiruko. Ese yahisemo guhinga gute? Ese ubuhinzi bumumara iki? Ese isoko rye riri kuva ku ruhe rwego, riri ku isoko mpuzamahanga cyangwa se riri hano muri Afurika gusa? Murakoze, nitwa Serge Ganza, nkaba ndi umuyobozi wa company yitwa Africa Food Supply. Africa Food Supply ni company ikora cyane ku bintu by'ubuhinzi, ni company itanga service mu rwego rw'ubuhinzi. Dufite produit eshatu cyangwa service eshatu dutanga. Iya mbere nijyanye no guhugura abahinzi. Nkuko mubizi, abantu bose yewe nabize, ndetse kandi n'abantu ngo basigaye bakora ubuhinzi barize, baba bakeneye guhugurwa buri gihe, baba bakeneye ubumenyi. Ubwo rero uburyo duhuguramo abahinzi ni uburyo bujyanye no kubigisha pratique. Tukajya mu murima tukaberekera, twabwira tuti dore inyanya bazinga gutya, bategura pepiniere gutya, bazifumbira gutya, bazisarura gutya, bazitwara gutya. Iyo service yitwa community seed resource. Ni ukuvuga ngo dufite center duturiramo imbuto, dufite ama screen house, dufite ama shade net, no tukagira n'imirima ntangarugero ariyo twigishirizamo babahinzi. Ariko ibyo byose bikaba ari ibikorwa bikomatanyije biri ahantu hamwe. No tukagira n'indi service ya kabiri ijyanye n'amahugurwa, ariyo twise community development. Iyo ngiyo yo ijyanye, dufite isomero anga nkuko mubizi, dufite ibigo bishamikiye kuri Minagri, ariko noneho bagasora ifashanyigisho. Twasanze rero rimwe na rimwe zitagera ku bahinzi bose. Ubwo dufite isomero ry'abahinzi, nkuko mubizi ntiwaba agronome cyangwa se ntiwagira ubumenyi mu buhinzi kubera ari bugari. Ubwo natwe twifashisha izo mfashanyigisho ziva muri ibyo bigo, ubwo ndavuga RAB na YEB, iyo n'imishinga ikora ibintu bijyanye n'amahugurwa. Ubwo rero izo mfashanyigisho nizo twifashisha twihugura nka company, ubwo ndavuga abakozi ba company, ariko tukanazifashisha duhugura abantu bibumbiye mu makoperative cyangwa se n'abantu giti cyabo. Service ya gatatu rero nijyanye n'isoko. Ushobora guhinga ukeza aho ukabura isoko. Twasanze rero ni ngombwa ko dutekereza ku kintu kijyanye n'isoko, ariyo mpamvu mwabonye dufite collection center and selling point, aho abahinzi bazana umusaruro wabo, kubera ko harimo n'icyumba gikonjesha nkuko mwabibonye, bawugeza ahangaha kuri collection center. Bimwe bikagira aho bibikwa muri cya cyumba gikonjesha kugira bitangirika, ibindi bigacuruzwa kuri selling point, iri soko mwabonye. Impamvu ngo niye, uyu ni umuhanda ukoreshwa cyane mu gihugu kubera uhuza igice kinini, uhuza amajyepfo n'igice kinini cy'Iburengerazuba. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bituma isoko ryizewe. Ubwo mbivuga mu buryo burambye mu myaka izaza. Ariko ahangaha twicaye twaje gusanga nyuma yo guhugurwa abantu bazakenera ayo mahugurwa bera. Ni ukuvuga ngo bakeneye ahantu heza bicara, bamubonye ko dufite n'icyumba cy'amahugurwa. Ariko dusanga muri cya kintu tujyanye n'isoko, babahinzi bacu bakeneye bya bindi bibatunga muri cya gihe cy'amahugurwa, nabyo biba byavuye muri ya mirimo yabo. Niyo mpamvu mwabonye hano dufite iyi moteri yitwa Ganza, kugira ngo ibiribwa ahangaha n'ubundi ni uburyo bumwe bw'isoko bivuye mu mirima yabo. Mwabonye ko dufite n'ibyumba, kuko benshi baza guhugurwa bagakenera aho baryama. Uvuga nabwo baryama. Ni ukuvuga ngo ni business ikomatanyije, ni uburyo bumwe bwo gucuruza ariko no gutanga service. Ariko bikiyongera no kuba dutiriye umuhanda mugari nkuko nabivuze, abantu baba bakeneye ikintu bafata mu rugendo bakora. Ubwo twasanze ari ngombwa ko twongera muri service, ari mu buryo nabwo bwo gucuruza ariko bwo gusubiza n'ikibazo cyangwa se icyifuzo cy'abantu bakoresha imihanda, baba bashaka ahantu bahagarara,
bakihagarika babonye ko dufite na toilette nziza, ariko ari kugira ngo bibakurure babone ibintu byiza kandi bya make kuba bivuye mu murimo. No kuvuga ngo twubaka uburyo abantu babona serivisi nziza, ubwo ukeneye icyo kunywa cyangwa se icyo kurya, kubera turateganya kuzajya dukora imitobe muri bya bintu mwabonye by'imbuto duhinga hano, haba inanasi cyangwa imyembe, tukabakora utuntu bafatisha bagenda, mwabonye ko tworora. Ibyo byose ni uburyo n'ubundi bwo kunganira cyangwa se bwo gukomeza cya kintu cyo kunganira abahinzi tubashakira isoko, ahubwo tunasubiza ibyifuzo by'abakiriya. Noneho tubwiye kuri byinshi bitandukanye mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, yewe na moteri muri rusange. Ndagira ngo tubanze twibande kwanza ku buhinzi mu nyirizina. Hari abantu benshi bibaza yuko uracyari mu rubyiruko, ikigaragara cyo noneho iki gitekerezo cyo gutangira ubuhinzi wagitangiye ute? Ese ni ibintu nawe wize cyangwa wahuguriwe? Ese ubundi uhinga imbuto cyangwa se ibihingwa runaka ukurikije iki cyangwa ugendeye kuki? Nakoze nibyo koko narabyize nanabikozemo, ari nacyo kimwe mu mpamvu zatumye mbijyamo. Nakoze mu cyitwaga Izarayo Lab y'iki gihe, ubwo ni Minagiri mu yandi magambo, ariko icyo gihe nakoraga mu mishinga yakoranaga na Izari icyo gihe. Urwo rugendo rero kuri ngewe, ubwo ni haniri imishinga nta rondoye nagiye nkoramo, ariko nayigaruka ku buhinzi. Ubwo rero uretse kuba narabyize mu mashuri, kubera nize iterambere ry'icyaro muri kaminuza, muri segonderi niga ubuhinzi by'umwihariko, urwo rugendo nakoze cyari igihe cyiza kuri ngewe cyo kumenya mu by'ukuri ibibazo abahinzi bahura nabyo ni ibihe. Ese ibibazo bahura nabyo byabonerwa ibisubizo? Ariyo mpamvu navuze ngo igihe kirageze rero bw'ubumenyi mfite nakuye muri ibyo bigo nakozemo cyangwa se mu mashuri nize, ko noneho nza gufasha mu kunoza cyangwa se guteza imbere ubuhinzi bwo muri kino gihugu. Twese turabizi ko ekonomi yacu cyangwa se ubukungu bwacu bushingiye ku buhinzi. Nkabashishikariza rwose n'abantu ko bashoramo imari. Iyo bavuze ubuhinzi bitewe n'amateka, wumva ko uhinga n'uwabuze icyo akora, n'udafite akazi iyo umubajije ngo ndahinga. Ubwo rero ngiye kuba narabyize nkanabikoramo, byamfashije gusobanukirwa neza ibibazo abahinzi bahura nabyo. Nk'uko wabibonye rero, guhitamo ibyo duhinga, ubwo navuga imboga cyangwa imbuto, bijyanye n'akarere turimo. Ubu karere turimo ni ukuvuga ngo aka karere turimo kera inanasi nyinshi, kera imboga nyinshi. Nk'akarere gaturiye umujyi wa Kigali bitanga isoko. Yewe biranoroshye kubyumva cyangwa kubikora bitewe n'uko bazi ubucuruzi bw'imboga. Ni ukuvuga ngo n'ubundi tworosa wabyukaga. Ni ukuvuga ngo ni ukunoza ibyo wakoraga, ariko no mu buryo bw'umwuga. Mu buryo bw'umwuga bakongera umusaruro ku buso buto bafite, mu bwiza no mu bwinshi. Kubera ko uyu munsi igihugu cyacu cyerekeza, murabizi neza ko ari ibintu byinshi dusigaye twohereza mu mahanga, ubwo navuga imboga n'imbuto. Igihe kirageze rero ko tujya ku isoko mpuzamahanga. Ni nabyo tunateganya. Ninda kubivuga ubu ngubu kubera ko kujya ku isoko mpuzamahanga bisobanuye byinshi, bisaba bwa buziranenge bw'ibyo uhinga, bisaba byinshi. Ariko amahirwe tugira ni uko iki gihugu cyacu burya dufite ikirere cyiza, dufite ubutaka bwiza, mujya mubyumva icyayi cyacu gihora ari icya mbere, ikawa sinababwira. N'imboga rero bakunda kujya hanze, iyo ugiye ukarya nk'imboga zo hanze cyangwa imbuto zaho wibaza ibyo ari byo. Ariko kubera ko cya kirere cyiza dufite, ariko tukagira n'amahirwe n'iyi leta yacu ntacyo bitakoze kugira ngo wa muhinzi imuteze imbere. Murabizi neza harimo nkunganire mu mafumbire, no mu miti, yewe no mu masoko. Ubwo ndavuga bijya hanze, murabizi nayo ukuntu yorohereza abantu mu kubafasha kugira ngo bagere kuri iryo soko mpuzamahanga, kubera bashakira n'amasoko. Ubwo rero uyu munsi turi gutegura iyo nzira yo kujya ku masoko mpuzamahanga kugira natwe twinjiza amadevize. Wa muhinzi wahingaga, ubwo ndavuga wa muturage uhinga kuri R10, 20, 50, nawe atungwe na bwa buhinzi ku buryo bw'umwuga. Kubera ikigendero no kugira ngo wa muhinzi yeze ku buso buto kandi byiza bikeneye kuri rya soko, ku buryo nibijya ku isoko mpuzamahanga azabasha guhatana n'ibyo bihugu byavuye hirya no hino. Ubwo rero amahirwe tugira nuko nkuko navuga cya kirere cyiza n'ubutaka bwiza biduha amahirwe yuko umusaruro wacu uricuruza ku isoko. Ubwo rero nkavuga ngo njya guhitamo ibyo duhinga byajyanye n'akarere turimo, n'ubundi gasanzwe gahinga imboga n'imbuto, kubera gaturiye umujyi wa Kigali, abaturage barabizi ni business. Ariko nabonaga n'ubundi hakirimo agakeregeshwa gakenewe kugira ngo wa musaruro wiyongere kandi aba ari mwiza. Kugira ngo tubwire tuganije kuri byinshi kubijyanye n'ibihingwa muhinga n'imbuto mutera cyangwa se mutubura,
none ndagira ngo tubwire muri rusange umuntu ashobora kwibaza agataho ngaho ese ibi bikorwa waba ubikora wenyine ufite abafatanyabikorwa ufite abakozi mu bigenza mute kugira ngo byose bashe kugerwaho nibyo murakoze ibintu ntabikora wenyine dufite abagronome dufite abaveterineri dukorana dufite n'abandi bakozi dufite umukontable uretse ko ibijyanye n'ubuyobozi bifatanya na madame no kuvuga ngo kampani ni y'umuryango ariko dufite abakozi batandukanye dufite hafi abakozi 20 ngo dukorana nabo muri ibikorwa muri rusange ariko bagenda biyongera umunsi ku munsi bitewe n'ibikorwa bishya tugenda twongeramo warubaje ikintu kijyanye n'abafatanyabikorwa hari andi mahirwe aba muri secteur yacu y'ubuhinzi natangiye mbabwira ukuntu leta yunganira mu buryo bwinshi abahinzi muri ubwo buryo hari n'indi mishinga ikora ubushakashatsi nk'ubu hari umushinga dukorana nabo bawita Farmer to Farmer ni ukuvuga bafata abahinzi b'Abanyamerika bari muri za retraite bakaza mu kabana bakakugira inama kubera babikoze kera imyaka n'imyaka nk'ubu hari umushinga tugiye gutangira na Université yo mu Suisse bita Université Polytechnique de Zurich nabwo ijyanye n'ubushakashatsi muri ubwo bw'ubuhinzi hari n'undi mushinga turangije twakoranaga na RAB na Minagri wa PASPA wo kutwunganira mu bintu bijyanye no kongera umusaruro bikomoka ku buhinzi ni ukuvuga ngo uburyo umusaruro usarurwa aho ubikwa n'uburyo ubikwamo ibyo byose cyangwa se abo bose n'abafatanyabikorwa bari muri iyo secteur y'ubuhinzi baza batwungana mu buryo mu cyangwa ubundi urwego n'ubundi bwo kongera umusaruro no guteza imbere abahinzi. Turacyari mu kiganiro Flash Business muri kumwe na Bergine Bizimana atubwiye byinshi bigiye bitandukanye ku mihingire ku mikorere yabo umunsi ku wundi atubwiye ko bafite na agronome reka twegere uyu agronome abanze adutembereze iyi mirima nawe ubwe agende atwigisha uburyo ibihingwa byabo biteye yewe anatwereka uburyo bihingwamo n'uburyo byubahirizwa kugira ngo birusheho gutanga umusaruro uhagije. Twa Iradukunda Eric nkaba ndi umugronome mu kigo Africa Food Supply Limited. Hanyuma agronome twasuye ibihingwa byanyu bigiye bitandukanye harimo imigozi y'ibijumba harimo inanasi harimo imyembe ese kugeza mu akakanya muri aka karere ibintu bijyanye n'imihingire cyangwa se ibihingwa muri rusange muri aka karere byifashe bite? Ikijyanye n'ibihingwa n'imihingire byifashe neza cyane ko ari akarere gafite ibihe byombi si akarere gakonja cyane si n'akarere gashyuha cyane muri rusange twavuga nk'abahinzi tubyita ikirere cyiza ni ikirere cyiza imihingire ibintu byose birera ushobora gusanga si akarere wavuga ngo ni umwihariko cyane w'ikintu kimwe ariko keramo ibintu bitandukanye byinshi wabisangamo ibigori ibishyimbo inanasi manderena n'akarere keramo ibintu bitandukanye. Hanyuma noneho tubwire kuri iki gihingwa reka tubanze wenda duhere ku gihingwa cy'inanasi. Iki gihingwa cy'inanasi muri aka karere ese mujya kugihinga hano mwagendeye kuki ese mubwirwa n'iki ahantu hari ubutaka cya gihingwa gishobora kuzeramo? Murakoze tujya guhinga icyambere umuhinzi wari wese agende iyo agiye guhinga cyangwa se ari gutegura umushinga wo guhinga agendera ku bintu bitandukanye. Ikintu cyambere ni ukumenya site nziza yo guhinga icyo kintu. Iyo site rero twe twahisemo twagendeye ku bwoko bw'ubutaka inanasi ni igihingwa gikunda ubutaka buseseka ubutaka buri mu rurimi rw'amahanga babyita well aerated ariko buhumeka basha kwinjiza umwuka bibaye byiza akaba arimo n'akanombe gake nkuko mubibona hano karimo ni ubutaka buseseka kandi buririsha busa nkaho bufite za ntungamubiri cya gihingwa kizakenera so tujya kubihitamo rero twarebye ahantu hatari mu gishanga nkuko mubibona si byiza ko mustera mu kibaya ko si igihingwa kiba mu gishanga si n'igihingwa kiba kuri high hillside hejuru cyane urabona ko ari hagati no hagati. Kwigisha nk'umuturage nk'umuntu uri gukurikira ikiganiro icyambere ni ukureba ubutaka bwe akamenya ubutaka bwanjye buraseseka. Umuturage wese burya ubutaka buseseka arabuzi ni bwa butaka bushobora kuyora buyungururika ntago ari ubutaka buri bubumbiye abaturage tubyita kubumbira ni bwa butaka butameneka bwa butaka buyunguruye nyine ubona ko buhumeka akareba bwa butaka bufite ifumbire haramutse harimo akanombe niyo mpamvu twavuze ngo apana mu ibumba mu gishanga si byiza no hejuru nk'umuturage atazageza amazi ntago ari byiza keretse haramutse afite systeme yo kuhira mu misozi
ahantu rero afite nk'akabande ni nziza, mu kabande ni nziza, ahantu hatari hejuru cyane, hatari no mu mazi, ku buryo bizamworohera kwa igihingwa icyo ari cyo cyose. Twebwe nk'abahinzi tuzi neza ko ifumbire mborera ari ifumbire ya mbere nziza. Si byiza ko umuntu akoresha ziriya fumbire mvaruganda cyane, kuko ziriya fumbire hari nk'aho ugera bapima za mbuto zawe bagasanga imvaruganda irimo, cyane cyane nk'amasoko y'i Burayi, bakavuga ati subirayo n'ibintu byabo. Twebwe yaba ari twebwe b'abatekinisiye, yaba ari n'abahinzi, tubigisha gukoresha imborera cyane, imborera kandi akayikoresha ku gihe. Imborera niyo nziza cyane cyane muri iki gihingwa. Hanyuma ndabona izi nanasi zanyu ziri ku hegitari itari ntoya, nini cyane. Ese mwebwe ku isoko byifashe gute? Iyo zereye rimwe se kuzibika byo byifashe gute, cyane ko twagiye twumva bagira ikibazo cy'ubuhunikiro? Mwebwe byifashe bite, isoko muri kurahe, bigenda bite? Murakoze, iki kibazo ni cyiza. Uko wabivuze, urabona n'ubuso bunini, ni ahantu hanini cyane. Wa mugani buri wese yakwibaza ngo ese isoko ry'ibi bintu ni irihe? Ikintu cya mbere, dufite amasoko atandukanye. Hari amasoko ari lokale, ya urubuto ni ikintu gikenerwa ahantu hariho hose, yaba amasoko duturanye, yaba abaturanye n'ikigo cyacu hano muri Kamonyi, yaba restaurant, bar, ariko tukaba dutagetinga cyane amasoko mpuzamahanga. Ko urabona ko si ibintu biri lokale gusa, dufite viziyo kugira amasoko yaba Belgique, yaba ku mugabane w'i Burayi cyane cyane. Ariko uyu munsi turakibanda kuko nta nubwo turabasha guhaza iryo soko ry'imbere mu gihugu. Turakibanda rero kubanza guhaza abanyarwanda, tukabona kujya hanze. Ikindi warumbajije ikijyanye se ko ari nyinshi, iyo zerera rimwe tubigenza dute, se ubuhunikiro bimeze gute? Ubu aka kanya dufite icyo bita icyumba gikonjesha mu magambo y'ikinyarwanda, ariko abenshi bakize nka chambre froide cyangwa cold room. Iyo zereye rimwe, urumva biragora kuzigeza ku isoko, cyangwa se byagora umuntu uramutse adafite iyo chambre froide. Dufite chambre froide yo guhunikamo izo mbuto, ariko ikintu cya mbere dukora ntaragera kuri chambre froide, ikintu cya mbere kibanze mu gusarura kugira ngo zerere rimwe zigire n'umusaruro, nuko utazangiriza mu murimo. Hari kuzisaruza ibikoresho byabigenewe, yaba kuzana icyuma cyiza gityaye ugakatira inanasi hasi. Iyo zereye rimwe rero, kugira ngo zidapfa, dukoresha bwa buhunikiro bwacu bwa kijyambere bita chambre froide. Zikaba zirimo, noneho tugashaka n'iryo soko. Urumva ntabwo turi kuri pressure ngo zirara zipfuye ko ziri nyinshi zikaba zibuze iyo zijya. Iyo chambre froide iradufasha, dushobora kuzishyiramo uyu munsi tukazijyana hariya, izisigaye zikajya hariya, gutyo kubera chambre froide. Icya mbere ni ukumenya ubwoko bwiza buresista ikirere kandi bukunze kwera, ari nabwo natwe twakoresheje. Nyuma yo kumenya ibyiza byabwo, babwita Caye Melis, uko ubwoko bwitwa, n'umuturage wese yabibaza. Ikindi ikintu gikurikiraho ikibanze mu kujya gutera ibihingwa ni ukumenya intera ugomba gusigamo. Ni byiza ko mu nanasi byibuze usigamo 50 kuri 50, kugira ngo ubwo harimo impamvu bira bintu bihari, habaho kwisanzura kw'igiti. Nta competition ibaho, yaba gucurana umwuka na competition ya nutrient. Bagatera 50 kuri 50. Kandi ikindi, hari uburyo inanasi ziterwa, wabwiye nk'umuturage basa nko kubereka, kugira ngo amazi naza atazabasha guhitana urubuto, ahubwo ubwo aza yurumva niba bisa nkaho biberamye, hari uburyo amazi aza ntakubitane n'igihingwa, ahubwo agaca hagati muri za nanasi. So ni byiza ko ubwo buryo bukoreshwa. Ibi bijumba duhinga hano biri mu moko atandukanye, harimo ibyo bita za ukerewe, giramata, kabode. Ni ibijumba bikungahaye kuri vitamine A, ibijumba bikunzwe cyane cyane hano hanze kuko bikorwa ibintu byinshi bitandukanye. Nk'ibiki? Harimo za biswi, amandazi. Ibyo wenda nibyo bintu bizwi cyane, biswi, amandazi, imigati, nibyo amakeke, nibyo bintu bizwi ubu ngubu biri ku isoko. Hari n'ibindi wenda bigiye ari bikeya, bidafite ubwikube bwinshi, ariko ibyo nibyo bigaruka cyane ku isoko. Ikijyanye no kubihinga, iyi mbuto turabanza tukayishyira hano. Urabona hano ni nko mu irerero, nko kuyitera. Noneho uko igenda nimara gukura, ubu ni nko kuyitubura, twarayitubuye. Urabona igenda ibyara.
uko kubyara niho tuzagenda dukura imigozi yo kujyana ahandi, yaba yo guha abaturage dukorana nabo, yaba kuzijyana ahandi ku matere aho tuzabituburira kugira ngo bibashe kwaguka ku isoko. Urebye nicyo kintu twabanje gukora, kubitubura fast. Ibikijumba nk'uko tuzi dutera icyo twita cutting, ariko ni utugeri. Ni utugeri, iyo bivuye ahangaha hano mu irerero dukata imigozi bisanzwe, tugatera icyo bita ingeri. Yaba umuturage nawe niko babikora, ariko cyane cyane mu butaka buseseka nk'uko twahoze tubivuga, ubutaka buhumeka, ubutaka cyane cyane noneho umwihariko bujya gusamo n'umukara bibaye byiza, bifitemo akabara k'umukara ko bigaragaza ubutaka burumbutse bufite ifumbire. Umuturage wese ukura ifumbire aha, ndetse nabo tuyishyire, abo dukorana nabo cyangwa n'abaza kuzitwara, tubaha ayo mabwiriza ko twe turanabakurikirana, ntabwo tubahereza gusa, turakurikirana tukavuga ariko umuntu twahaye imbuto yayikoresheje uko bikwiye, kugira ngo ya performance nawe azagire performance nzima bitewe natwe ibyo twamuhaye. Tumukurikirane tumenye ngo amabwiriza twamuhaye yabishyize mu bikorwa. Ni urebye ubwo twagaruka nko ku murima uterwamo ibijumba. Ni umurima ibijumba biterwa mu kabande, ibijumba ubu ngubu mu bishanga kenshi harimo ikindi gihingwa cyane cyane cy'ibigori, ariko nko mu tubande tw'abaturage ku misozi ibijumba birahingwa ahantu hose. Ahubwo iyo system yo kubihinga ni ingeri, ugashyiramo ifumbire, ukabagara nk'ibisanzwe, ibijumba byawe birera. Aha tugeze naho dutuburira igihingwa cy'imyumbati. Nk'uko mubibona turi muri iyi nzu yitwa screen house, ariko mu magambo y'ikinyarwanda ni nk'inzu y'ituburiro ry'ibiti by'imyumbati. Ndumva icyo twavuga, iyi myumbati mureba nubwo igaragara nk'irimo bihoho, yego nibyo, ariko ni uko tubitubura, wenda tugiye kwisobanukirwa. Yitwa nase 14, ni variete. Iyi myumbati imbuto tuyikura muri lab, ko turafatanya bikorwa ba lab, niho imbuto iva ikayiha abatubuzi b'imyumbati. Bamara kuyifata, twamara kuyifata none twe tukayitubura kugira ngo tuzayigeze ku baturage. Wenda wakibaza ati se imyumbati tuburwa gute? Bahaje imyumbati ariko isa n'ingeri n'ingemwe, none twe tukayirera, twarangiza iyo imaze gukura tugenda dukuraho ingeri zimwe na zimwe. Niba igiti cyari kimwe tugikatamo ingeri 3, hazamo utugeri 3, tukagenda dushyira mu bihoho. Iyo dushyize mu bihoho turarindira bigakura, ariko tukabishyira ahantu hapfutse nk'uko mubona hariya, ni ahantu dupfuka ku buryo ibiti biba birimo bitagerwaho n'umwuka n'amamikorobe n'ibiki. Imyumbati tukayirera, tugenda tuyitubura. Iyo twatuwe nayo yakura tugakuraho ingeri zikajya ahandi, gutyo gutyo paka. Kuri iyi mirima rero, ku kijyanye n'iyi mirima ho, ni ahantu dutegurira imbuto. Ni ukuvuga ngo iyo tumaze gutegura imbuto, aha tuhatera imbuto n'imboga bitandukanye. Nk'uko mubibona hamaze kuvamo amashu, ariko ubu tugeze noneho ubu turi guhinga. Nk'uko mubona kino gice cyo hagati cyo cyarangije guhingwa, hasigaye iki. Aha rero ikintu cya mbere kibanze, dufite demonstration field, tuhakoresha haze demonstration field. Hari aho amashu, tukagira aho dutera za beterave, buriya havuyemo intoryi, havuyemo karote. So ayo makoperative 12 dukorana, akorana n'ikigo cyacu. Iyo hari ibyo wenda muze kubona isare z'inama n'ibiki, iyo bahakoreye inama ntago birangirira gukora inama muri sare, baza kuri tele. Bya bindi twavugaga mugambo tukabibereka mu bikorwa. Harimo ese ya mashu twavugaga bayatera gute, muze mereke uko tuyatera. Ya za karote tuzitera gutya. Aha hantu rero ubu ngubu tugiye kwatunganya, dushyiremo karote, intoryi, amashu, noneho aba bantu baza guhugurwa bajye babona ibyo bakoreraho nka pratique. Turacyari mu kiganiro Flash Business, reka dufate akaruhuko gatoya dutumikire abadutumye tugaruke mu kanya.
Kaminuza ya Kigali muri campus ya Kigali ndetse na campus ya Musanze yishimiye kumenyesha abanyeshuri bifuza kwiga muri kaminuza y'icyerekezo ko yatangiye kwandika abanyeshuri bifuza kwiga mu mwaka wa 2020-2021 mu mashami ya Business and Management, Finance and Accounting, Information Technology and Computer Science ndetse n'andi mashami atandukanye, n'abifuza kwiga icyiciro cya Masters. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi, ariko byose biganisha mu kubaka ubushobozi n'ubumenyi bwubaka ejo heza hawe. Ku bindi bisobanuro wakwifashisha adresse ubona kuri ekara yawe. Tukomeje ikiganiro cyacu ni Flash Business, none ndagira ngo utubwire nyuma yuko ukoze ubwo buhinzi bwose, ese kugeza aka kanya nk'abaturage baturiye aka karere ka Kamonyi cyangwa se muturanye hano aho mukorera uyu mwuga w'ubuhinzi, mu iterambere ryabo umunsi ku wundi, hari icyo mwaba muri kubafasha mu kwiteza imbere muri rusange? Murakoze, icyo kibazo ni kiza cyane. Ibyo tubafasha ni byinshi, twavuze iby'ubuhinzi, urumva turi kubafasha kwegereza abaturage imbuto nziza. Ariko reka ngaruke hangana urugero, hano twicaye muri motel Ganza, mwabonye ubwiza bwaho, ubu tuvugana ntandi amakwa kibera yose asigaye abera hangaha kubera serivisi nziza dutanga, kubera ubwiza bwaho. Ariko ubundi wenda tukira aho ngaho, iyi hoteli Ganza waba uyikura muri biriya by'ubuhinzi? cyane kubera ko nta kandi kazi nkora, ibi byose byaturutse muri iyi mishinga y'ubuhinzi. Ari nayo mpamvu natangiye mbabwira uburyo iyi hoteli yavutse, cyangwa moteri yavutse ku bw'ubuhinzi dukora. Twasanze bari abahinzi bacu bazajya bakenera amahugurwa y'abantu bahuguye, bakenera aho baryama, y'abantu bahuguye bakenera aho barya, nabwo ugasanga bigaruka n'ubundi muri wa musaruro baturukamo. N'uwo dusanga nyuma ari n'indi serivisi abanyakamonyi bari bakeneye. Muzi ko Kamonyi ni kamwe mu turere turi gutera imbere kubera dukikije umujyi wa Kigali, ariko wasanga serivisi nyinshi zijyanye no kwidagadura, zijyanye n'amakwe, zijyanye n'ayo mahugurwa. Abantu bumvaga amahugurwa kumva ko bagomba kujya i Kigali. Mwabonye sare ntagereranywa neza, ni nk'ara moteri y'i Kigali. Ubu rero rwose abategura amakwe, ubu ngubu dusigaye twakira n'amakwe 2 cyangwa 3 ku munsi. Hari nko kwa gatandatu bagakorera amakwe icyarimwe hano, bakaza bakifotoreza muri ubusitani. Dufite ibyuma bijyanye na sonorisation bakabisanga ahangaha, dufite sare nziza bakazisanga ahangaha, tukabatekera neza nk'aya mahoteli y'i Kigali. Yewe n'abasohotse, ubwo ndavuga amafamiye ashaka gusohoka, dufite ahantu abana bakina heza hatekanye. Ariko rwa rwego rwa serivisi abantu bajya gushaka i Kigali byaje ari igisubizo rero mu buryo bubiri. Kimwe, twabaganyirije ikiguzi n'urugendo bakoraga bajya i Kigali gushaka ya serivisi bumvaga idashoboka uretse i Kigali. Ubu rero tuvugana nk'uko mwayibonye, n'ubu ngubu murareba abantu bakubise buzuye, si ikindi babakurikira ni ya serivisi nziza. Uriya tugira amahirwe, leta yacu dushishikariza kwakirana yombi abatugana, burya serivisi nziza iricuruza. Ni ukuvuga ngo rero ya serivisi nziza abantu bajya gushaka i Kigali iri ku rwego rw'abanyakigali, ubwo ndavuga abasirimu bafite amafaranga, uretse ko nanga abasirimu benshi basigaye bahari. Ubu ngubu twabagabanyirije urugendo kubera ko ibyo bajya gushaka i Kigali babisanga ahangaha. Mwabonye ko dufite amacumbi ntagereranywa, nka bya byumba by'amahoteli y'i Kigali tumenyereye bya 5 étoiles bya 4 étoiles. Kandi cyiza buriya, ubwo ndavuga yenda niheyo nk'urugero, abantu ntibagishaka gusohokera muri Kigali. Impamvu si yindi, ubwawushyuye bw'i Kigali ni rwa rusaku rw'i Kigali, ariko ahangaha abantu baraza bagakunda iyi paysage, iyi landscape y'ano, umuyaga mwiza, ubwo navuga utarimo bya byose, utarimo byaki, hacecetse ku buryo niba ufite inshuti yawe cyangwa se. Icyo nabwira abanyarwanda, nibatugane muri izo serivisi zose dutanga. Nabwiye ko dufite serivisi za moteri ahangaha, ni ukuvuga ngo harimo restaurant, harimo bar, harimo accommodation. Icyo ni kimwe, n'ahantu heza ho kwidagadurira. Nabwiye ko amakwe abera ahangaha, abantu bategura ibirori bakabitegura ahangaha, abaya amafamiye ashaka gusohoka. Nabwiye ko nta hantu heza wasohokera ahandi atari ahangaha, bitewe n'uburyo hateye. Si kure mujyi wa Kigali, haratuje, hasa neza, hari ikirere cyiza. Adresse biroroshye, telefone ni 0788408269. Reka nsubiremo, telefone ni 0788408269. Iyo ni yanjye Serge Ganza. Indi ni madam, ni 0788465528. 0788465528. Iyo ni telefone zose ziri no kuri WhatsApp. Tukagira na email, ni serge
serge.ganza@gmail.com na madamu ni uwiragiye roziki@gmail.com. ubwo nawe mubabwira serivisi zituma abantu bagomba kutugana. Ikindi kijyanye n'abanyakigali. Abanyakigali benshi usanga baraguze amasambu mu cyaro bashaka yenda kuzajyaho mu masaziro abenshi iyo muganane ko bavuga, ariko rwose ubuhinzi bukozwe neza. Sinzi wavuze ngo mu murimo n'ubuhinzi ibindi namahirwe, ariko nge nabihagararaho kubera ko mwabonye iterambere rirangaha nta handi ryaturutse. Sincuruza kenkayeri, sincuruza alimata, sincuruza imodoka, byavuye mu buhinzi. Ikindi nuko ubuzima bwa buri munsi, ubwo navuga abantu bafite amaresitora i Kigali, amahoteli, rwose nibatugane baze tubaye ibintu byiza. Reka tubashimire mwebwe mwese twabanye muri iki kiganiro cya Flash Business. Mwari kumwe nanjye Bergine Bizimana. Mwiyumviye yuko uyu muhinzi n'umworozi wo mu karere ka Kamonyi adusobanuye byinshi bigiye bitandukanye. Nyaboneka abantu mwese mukoramo ko mu mufuka mugane ubuhinzi, cyane yuko burya amaboko yashyize mu mufuka agumamo nyine. Ubwo rero ibyo dusobanuye n'ibyo dushishikarije no guhinga kugira ngo turusheho kwiteza imbere muri rusange. Mubonye ibikorwa byinshi yagiye ageraho abikesha ubuhinzi n'ubworozi, yageze ku mahoteli n'ibindi bigiye bitandukanye, byose yabashije kubigeraho abikesha ubuhinzi. Reka tubashishikarize kunogerwa na gahunda Flash TV yabateguriye. Mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Bergine Bizimana. Bye bye. Flash Business ni ikiganiro kibumbatiye amakuru y'ubukungu, kiraguhuza n'inzobere n'abajyanama mu by'ubukungu ndetse n'ishoramari. Abafite za business nama, iyi niyo nzira imwe rukumbi yo kuguhuza n'abakiriya maze ishoramari ryawe rikaguka. Kuri Noheli nta cyiza kiruta kugirana ibihe byiza n'umuryango. Ngaho tubyine hamwe na Canal Plus, dore dekoderi iragura 10,000 gusa iriho amasheni yose.